Ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite binera ubwoba na anawatabone amo ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba ayiwe mwami kubaho nelebo enekota zovene mota yabo nagufite binera ubwoba na maganya enedabo staketa ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba ayi enedaboneya zotakestavo nenemoneyavo zalawasta alawala kita ya bole ya monia wera shimwa giti cy'inganzamarumbu sambitarumba bwugamo bw'umugaru Kristo Jezi zotato peketa ya vosilele kita zira nukuri n'ubugingo bwugamo bw'umugaru sambitarumba inyenyeri yakayo mu ruturuturu no pere no ketas dovosta watsinda isoko ryo kuturengera uhora turwanirira intambara uko bwije nuko bukeye turinda ibyago n'amakuba ijambo rikambwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi rureko tabosize vone pota ya labone keta ariko Uwiteka umukiza muri byose tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe Kristo warakoze kubana natwe muri uyu mwaka uri kumwe natwe urakomejanyije natwe wagiye uturokora impfu zikomeye urakomeje uzanakomeza robene wene ko turwanira intambara izo tuzi nizo tutazi shimwa shirwa robestavo enebo watuzamuriye ihembe ry'agakiza utubera agakiza utubera agakingo utubera ubwuga mutubera nobene wene kota utubera byose uhimbazwe unyemerere nolawale bone kota amaraso ya Kristo angaragareho ndi umunyabyaha babazi z'Imana zinwikire mvuge nyobowe nawe mwuka wera enemo stavo anganze mana we nibibi byo kwihimbaza ahubwo nero bene kotabo iki kiganiro kikuzanire iminyago mwuka wera kibemo talabo ibitavuga Imana imbaraga z'umwijima n'imikorere ya Satani toka daimoni mu izina rya Yesu urakoze Kristo kuyubanye natwe utangiranye natwe kandi ne kotabo le boniamo uri busozanye natwe Kristo mu izina rya Yesu amen. Abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje abari muri Afrika, abari Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya, Oceania, mwese shalom shalom duhobirane guhobirana kwera nukuri ndabasuhuje mwese. Nkunda uburyo munyereka ko turi kumwe. Imana ibaho umugisha abanyandikira nimero yanjye ni 078 414 998 bibaye byiza wazajya unyandikira message kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira message bisanzwe noneho ndagusubiza. Hari gihe ushobora guhamagara ndi mu bindi sinyifata ku kanya ariko abantu munyandikira mwese ndabasubiza. Imana ibaho umugisha. Tugira groupe nziza cyane yitwa groupe abanyamwuka, habaho ibihe byiza rwose pe ibihe byiza cyane. Mukanya hari umuntu umaze kuduha ubuhamya kandi hano kuri Elayo TV tugiye kwakira ubuhamya muri iyi minsi. Hari umuntu umaze kuduha ubuhamya kuri groupe numva noneho ndashize neza ubu mbese ndikumva neza amavuta ni yose. Imana ishimwe cyane rero abashaka kujya muri yo groupe uramamagara kuri nako uranyandikira kuri yo nimero nkagushiramo kazajya usengana n'abandi n'abana banje bo mu mwuka baherereye mu bihugu bitandukanye. Groupe abanyamwuka ibaha abantu baherereye mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Dutegura n'ibiterane ejo bundi mu kwa 12 dufite n'umusangiro tuzaba turi kwiziza anniversaire y'imyaka 5 ya groupe abanyamwuka. Imana idutangirije groupe dukora umurimo w'Imana, twakoze ibiterane twasuye abantu nedo bene kotabo twakoze byinshi.
rero tuzahura tunasangire i Kigali murukumva ko ibintu ni sava zo petalabonemonea ntacyo bitwaye rero abarimo mujye mwandikira abandi muri komiti barebe bumva ukuntu biba bimeze habari ibihe byiza wagira ne mu rusengero katwihute rero uyu munsi hari inzozi ngewe rero Imana yakizemo ibintu byinshi ndumuvuga butumwa ndi umuhanuzi nsobanura inzozi ndaririmba byinshi cyane byinshi nsengera abantu hano hafi ya zose iyo ndi kuri mikoro rero ibije ibyo Yesu avuze byose ndabivuga kuri Zaburi nshya najya nkora ikiganiro cy'isaha hano ho mbakorera ikiganiro cy'iminota 5 10 ubwo rero iyo ndi kuri mikoro hano ndi kuvuga ujye uba maso haba karirimbo kaje mwuka niwe ubukazanye haba ijambo haba iki nshobora kuvuga ijambo ndi gusobanura inzozi message nayivuga byose letabonemo nasengera abantu byose ndabyemerewe amen ntabwo nahamagariwe gusobanura inzozi gusa n'ibindi byose narabihamagariwe uretse ko nibyo tuba turi gukoranya mukuru ariko n'ibindi nshobora kubicomekamo kuva na kera niko namyemeze nebo enekotabo tugushimiye Kristo kuri kumwe natwe muri ibi biganiro uhabwe icyubahiro mu izina rya Kristo amen uyu munsi rero tugufitiye inzozi kurota ngiye gusobanura inzozi z'amavuta z'ibintu by'amavuta gusa elayo ibintu by'amavuta gusa noneho hari inzozi umuntu arota ugiye kuzura umwuka wera cyangwa n'uwamaze kuzura umwuka wera hari n'abarangara ariko Satana kabibi ibyo bihe byiza noneho hari n'izindi nzozi umuntu arota ziba zivuga ko Imana iri kuguha amavuta kumwe wumva umuntu ari kuvuga ngo afite amavuta aravuga topetalaboketabo tukumva Imana zo petalawalabone yaketa izo kurota uri kurya voka kaduheraho bisobanura iki mu buryo bwo mu mwuka hari abarota bari kuzisarura bari kuzisoroma ayo ni amasezerano yawe Imana ibigiye gusohoza cyangwa ibiri kugusohoreza kurota uri kuzisoroma uri kuzisarura hari ujya munsi y'igiti akaboneraguye none yarangiza agafata yavoka yarangiza akayirya ni amavuta Imana ibiri kuguha hari igihe usanga iyo voka iboze ugiye kuyifata ugiye kuyirya cyangwa ugasanga agace kamwe karaboze cyangwa iraboze ni hamwe ujya gusengera hafeke hari babantu bakora ku bantu bakora ku bantu bakagwa igihande cyose aho ni feke za nsengero zibamo abantu n'abapasitori sinzi abapasitori abaribo n'ababishop n'abaki mukajya gusenga akagukora ku mutwe ukagwa urufuzi rukaza ukirinyaho oya Kristo ntabwo ari kuri yakoraga igihande cyose kikagwa bafite izindi mbaraga aho rero ubona uri kurota uri kurya voka ziboze na amavuta yaba yaharaho nedo bestavo cyangwa kumwe wasengana n'umuhanuzi udafite amavuta y'Imana kuko barahari bose bamwe uzajya gusengana nawe ngo zana ituro zana Isaka ushiramo akantu ko kwikanga ngo urabanza wohereza umukeka oya nanjye nsengera abantu nshobora gusengera mwuka w'Imana yagushoboza uko agushoboje ukagura amata ukagura isukari ukagura internet uko ubishaka ariko ntabwo ari itegeko talawalabonemone izi mpano twaziherewe ubuntu tugomba gufasha ubwoko bw'Imana ku buntu keretse umbuze wenda ariko ndabafasha ibindi ukora ibyo ushaka utanabikoze Kristo ambe leta costavo enemo ambeshejeho noneho kurota rero ivoka urcyo uri kuzisoroma nabisobanuye ziboze nabisobanuye mwabyumvishe uri kuzisarura ujye umenya rero Imana iri kuvugana nawe niba ujya urota ivoka muri ubwo buryo ikindi kintu abantu bakunda kurota izi nzozi ukarota uri kuvuga mu ndimi cya inzozi zerekana yuko ugiye kuzura umwuka wera ukarota uri kuvuga mu ndimi cya kuvuga indimi we umenye ko wenda kuzura umwuka wera bisengere biri hafi ni nko kuba warariye inka hasigaye akarizo gusa talawalaboketabo wabyumvishe biri hafi aha ibindi umuntu arota atari utwana kandi nana gahunda yo kubyara wenda nari umukobwa hari n'uwari ukumbwira ati ngo ndota ngo banjyanye kwa muganga ngo nenda kubyara kurota wenda kubyara ibyo nabyo bivuga kuzura umwuka wera kubyara kuzura umwuka wera karota uri kuvuga mu ndimi cya
hari n'abantu batangira kurota ukarota uri guhinga, Imana bizagukoresha umurimo w'Imana, cyangwa ukarota uri nko kubwiriza imbere ahantu hari abantu benshi, ari ubona ari kurusengera abantu, indwara bayizigakira, abadayimoni bakabavamo, nedo best advocate. Ibyo byose rero ni sawa, ni sawa, ni sawa, ni sawa, ni sawa. Hari n'ubona ari gutitira, nabatangira gutitira cyakaza yumva ubushyuhe muri we, arashyushya umubiri wose, baba bari kwigisha ibintu by'Imana. Aho nawe umenya yuko ibintu byo kuzura umwuka wera biri hafi rwose. Ibyo niba ubirota, bamaso ugiye kuzura umwuka wera nawe vuba, nawe ujye uhanura, ujye wirebera, urebereho n'abandi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nimero yanjye ni 0784149984. Hari ibyo utasobanukiwe ujye unyandikira mufashe, ntacyo bitwaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nicyo twahamagawe. Imana ibahe umugisha. Kristo nebonemonia. Babantu ndabasengeye bajya gusengera ahantu hari imyuka mibi, cyangwa bakajya gusengera mu barangi, cyangwa bakajya gusengera ahantu ugiye gusengera, ujye witonda. Hari igihe ujya gusengera ahantu ubwo bakagushiramo ibintu bibi, rewele kotabonemos, uzinga ugiye kuhakura amavuta, ujye witonda, banze wayoboza Imana inzira. No benemos, aba bantu ubaha ubwenge, ubahe nuko bagenda, ubashoboze Kristo mutanga bugingo. Aba bantu nabo bashaka kubuzuza mwuka wera, ubuzuze mwuka wera muyobozi, mwuka wera mujyanama, mwuka wera w'imbaraga. Jambo ryarambwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, mwuka wera n'abamanukira totaya boketabo, muzabaga bo guhamya Yerusalemu. Yutuzi umwuka wera hari cyububura mu buryo bwo mu mwuka. Wabyumvishe? Reba ijerekani iyo yuzuye bigira katubigiranye nko kuzura umwuka wera, yari igicagatira vuna. No bene kotabo, uzura mu izina rya Kristo Yesu. Mwuka nakugereye mu bubomba mbori, cyangwa mu mavi, cyangwa mu rukinyerero, akuzure burundu mu izina rye. Umurimbyi arembye ngo twuzuze iminsi yose tuve mu gasuzugo. Nedo bekestavo. Nkunda gutanga n'amahirwe abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urabizi umaze iminsi uri mu byaha, iyi ni iminsi yo gukizwa neza, ugakorera Imana nk'uzapfejo. Mpamagare watore wihane ngusengere nawe Yesu akugarukeho, ujye mu nzira nziza. Ubaje wajya mu muri utazima. Kristo yarambwiye ngo mbwira abantu ngaje vuba topeta bonemo, guhemba no guhana. Wajya he rero? Ni iminsi yo gukizwa, ukava mu byaha, ukabisezerera. Imana ibahe umugisha, mwese ndabakunda. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ukimara kubona ikiganiro sharinga no kubandi, ubundi abatari bakora subscribe muyikore, tujye tubane. Imana ibahe umugisha. Shalom, 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 shalom. Amen.